Okay, most kumbona ibintu bimeze nabi da. Bo. Nanyakeka message. Zishiri ndagukunda cyane kandi kamanzi muhamagara ko numva hari tu. Sheri. Meze gute se uyu munsi se turabona? Bire kandi duhure. Nose ndahari. Nta kintu kimwe naba ndi gukora. Okay, boka tuhura mu nzira. Sawa. Bese ndiko cyangwa iyi boda amafaranga igura nta bintu byadanje yewe tugiye gukora umuseri yewe dashushe be wandaga umuseri bizo gutesha bisawa yewe we naye ngo urakomeye oh nari yawa biracamo shana reka wese makuru yewe akabona neza ariko ari ibintu bibi kwangu agukoreye iki panchi nasha yewe none akuci nyuma se nayo gusa nkubona gukunda umunyamugi tujya minsi harimo ibintu ariko yemeze gute n'umushyi makuru ko anshinga ariko rero nanjye nagucunye nabyo ndabikubwiye yo nawe bisora cyibone narabyiboneye ngiye gura no munsi n'itari ngiye kwanga ndashaka abantu bari rwose ndashaka abandi rwose nawe ese wanyango kampande muyize harisha ndakwanga usabona ari umuntu tumeze kimwe wawe ndakwanga urakomeje se kamubwire rero ujye buriya ngiwe eminado sinjya mbesha eminado mvugisha ukuri uyu munsi takirambere numva ngo wahuye ngo nawe runaka take kari ngo ni runaka kandi ukavuye kunjisha nanjye ngufite muzama ko nkunete komera niberesha nawe urumva kamubwire manyama banga mu mwaka ngakuri ngenda kwaza kandi sinzana kwicuza nimwicuza nzajya kwa padi gusa peterese mfuka mbere ya padi mvuga ati mvuga ishapure rya mbere ndakura mutamanya wuzucyo uko nawe gute umuntu akagukunda akagubya byose ipaso yari kugurira ipantaro yinguriye okay none goyinyake bose umvikana ikiza buri rero buri ibyo byose arabitanga Cheso mutananyanduza hu wese wambaye ibibodaboda amafaranga waguriye inkweto zigura ngahe narivunye ndigora ibibodaboda wambaye n'ikigofero cyarashaje buretse twumvikane buretse ngwijyanye byose uyu munsi rero bivuze ngo iki tutagoranye kuramo umva ndunanyanduza wabura amafaranga umva ngurira izi nkweto mbere kuri ingofero yanjye Cheso meze ingofero yanjye he mpaye ni yawe umva meze ingofero yanjye de ukaba wangenda mereza yewe